Nyiricyubahiro Musenyeri umushumba Diocese yacu ya Ruhengeri, Nyakubahwa Musenyeri Gabin Bizimungu Vicaire General wa Diocese yacu ya Ruhengeri, Banyakubahwa abasaserdoti bihayimana, bayobozi mu nzego bwite za leta, bashyitsi bahire, babyeyi, bana bacu, bayobozi mu nzego z'umutekano, teraniye hano, bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nyiricyubahiro Musenyeri, twishimiye uyu munsi mwaduhitiyemo ngo duhimbaze mutagatifu Karoli Rwanga umurinzi wacu. Ni umwanya mwiza wo guhimbaza isabukuru y'imyaka 17 ishize iri shuri rimaze ribonye izuba. By'umwihariko tugashimira Imana imyaka 13 ishize aha kuri aka gasozi ka Cyabagarura habaye icyicaro cy'ubumenyi ngiro. Twishimiye ko Nyiricyubahiro Musenyeri ari we waduhaye iri shuri muri kano gace, aritaha ku mugaragaro ari hano umugisha, hari ku itariki 3 z'ukwa gatandatu 2013. ETFOP ni ishuri ryigenga rya Diocese Gatolika ya Ruhengeri. Buri mwaka umwepiskopi agena umupadiri wo kuhamubera. Koko iri ni ishuri ry'ubumenyi ngiro ribarizwamo amashami 9, harimo ubuhanzi bw'imideri, fashion design, ububaji, wood technology, ubukanishi bw'ibinyabiziga, automobile technology, ubwubatsi, building construction, gukora mu nganda, manufacturing technology, ibijyanye no guteka mu mahoteli, food and beverage operation, ikoranabuhanga, networking and internet technology, itumanaho rigezweho, electronic and telecommunication, ndetse no gutunganya ubwiza, hair dressing and beauty. Mu mwaka wa 2009 niho iri shuri ryatangiye kwakira abarigana, batangira ari abana 20 cyangwa se abantu bakuru 22 hari hepfo kuri Ekonoma General. Twibukiranye ko cyari igihe cyo guteza imbere ubumenyi ngiro no kureba intumbero y'ikizava mu minsi iri imbere. Umwepiskopi wacu rero yaje kuryimurira aha turi, maze aritangiza ku mugaragaro ku itariki nababwiye haruguru. Nyiricyubahiro Musenyeri umubyeyi wacu, kugira ngo icyerekezo mwahaye iri shuri kigerweho, twihatira kubinyuza mu murongo mugari uhuza n'intego mwahaye iri shuri rigitangira, ariyo kwimakaza ubumenyi ngiro hashingiwe ku burezi bufite ireme, gutoza abana ubunyangamugayo, kwihangira umurimo, kubatoza umuco wo kwigira ndetse no kwiteza imbere. Ibyo rero bishobokera umwana ufite ikinyabupfura kandi wumvira Imana umuremyi wa byose. Diocese Gatolika ya Ruhengeri rero ikaba ikataje mu gutanga uburere ku bana b'Abanyarwanda, abahungu n'abakobwa, binyuze muri iri shuri. Ndetse uko imyaka igenda yegera imbere, kubera ubumenyi butangirwa aha, twarenze imipaka ku buryo dufite abana bava mu bindi bihugu by'abaturanyi baza guhaha muri iki gicumbi cy'ubumenyi ngiro kandi bagatahana impamba yuzuye. Aha ndavuga abana turera hano baturuka mu gihugu cya Repubulika ya Kongo, Burundi, Tanzania ndetse na Uganda. Muri uyu mwaka by'umwihariko tukaba twaratangiranye abanyeshuri 947 biga icyiciro cy'imyaka 3
ndetse n'abandi biga igihe gitoya 163 bose hamwe uru rugo rukaba rwari rukurera abana 1148. Abo bana baza batugana tubitaho turi abakozi cyangwa se ababarera 82, harimo staff, abarimu, abashinzwe imyitwarire ndetse n'abandi bakozi b'ingoboka. Tukaba twarahisemo twese dufatanyije kubana n'aba bana umunsi ku wundi tubatoza umwuga, ariko hakiyongeraho ubumuntu, ndavuga kubaho no kubana. Umusaruro rero ntubura kwigaragaza. Mu bizamini bisoza umwaka w'amashuri washize twabaye natwe twagize umusaruro mwiza. Nabivuga muri aka kanya mpawe, ariko twagize abana bagize hejuru y'amanota 90, harimo no turi buze guhemba umwe hejuru y'amanota 80 tugira 41. Abenshi bari hagati y'amanota 80 na 70, 62, hagati y'amanota 70 na 60 harimo 49, hagati ya 60 na 50 harimo abana 19. Bose hamwe bari 172. Nyiricyubahiro Musenyeri, uyu mwaka twashyize imbaraga mu kunoza ibyari bisigaye kugira ngo inyubako yuzure neza. Iyi nyubako mubona abana bacu bicayemo, urugendo ruracyakomeje kubera ko hari igice imbere kitararangira neza, ariko tuyigiramo kandi tunezerewe twishimye. Tukibona rero iyi nyubako nziza, twihutiye gukora impinduka mwadusabye, aho twimuye workshop y'abiga ububaji tuyishyira inyuma gatoya y'inyubako ahahoze cyangwa se hafi yaho twita ku Gasoko. Nuko ahari workshop y'ubukanishi bw'ibinyabiziga niho twimuriye refectoire ya kabiri kugira ngo abana bajya muri refectoire seri imwe. Iyi nzu mureba imbere yacu ifite ibyumba 23 by'amashuri, workshop enye, ubwiherero 24 bw'abakobwa n'ubwiherero 24 bw'abahungu butaratangira gukora neza, ariko igice cyo hasi n'icya kabiri urakora turabukoresha nta kibazo. Iyi nzu kandi ifite icyumba cy'umukobwa ndetse na stoke hari imbere tureba. Ibi rero byatumye nanone dutekereza izindi mpinduka zaba muri rino shuri nk'uko mwagiye mubidusaba. Ahari amashuri niho twahise dushyira nk'uko mwabidusabye dorotwari z'abahungu, maze ahari dorotwari z'abahungu ari nayo sare nini abashyitsi biyakiriyemo tuyigira inzu mberabyombi aba bana bazajya bidagaduriramo. Mu rugendo rero, mu rugendo rurerure kandi rutoroshye rusaga imyaka 5, Diyoseze yatwemereye gutanga ibishoboka byose mu kigero dufite ndetse n'ibirenze ubushobozi bwacu kugira ngo tubone aha twicaye, aha twahimbarije igitambo cy'Ukarisitiya. Nyiricyubahiro Musenyeri, umushumba wa Diyoseze yacu ya Ruhengeri, ko yitanze ibishoboka byose ndetse n'ibitari bigenwe kugira ngo abana be, abuzukuru be bajye basohoka mu mashuri babone aho bisanzurira. Nyiricyubahiro Musenyeri, tubifashijwemo kandi n'umushinga wa Misereworo, turakataje mu kwigisha ururimi rw'Icyongereza no gutinyura abana bacu kugira ngo nibajya hanze aha bajye babasha kuvuga ndetse no gusobanura ibyo twabigishije. Twashyize imbaraga kandi muri gahunda yo gukoresha ibizamini abanyeshuri kugira ngo babashe kwinjira mu masomo bakiva mu biruhuko, ndetse n'abari kwitegura ibizamini bya leta kugira ngo tubafashe gutyaza ubwenge bazaduhagararire neza. Twashyize imbaraga kandi muri siporo, aho dutoza aba basore n'inkumi kugorora ingingo zabo kugira ngo roho nzima iture mu mubiri muzima. Tumaze kwitegereza ibi byiza iri shuri ryazaniye aka gace kacu ka Cyabagarura, twitegereje ibihe bikomeye Kiliziya iri kunyuramo, natwe twanze kwihugiraho duhitamo gutanga umuganda wacu ishuri rya ETFOP, dufasha abana baturiye iri shuri bariho batabaza kandi batubwira bati, padiri ko twumva muhimbaza misa munezerewe, mwatwemerera tukazajya dukorera akagoroba k'abana iwanyu ndetse tukanatamba mu Kiliziya. Twabashimiye mu gihe cya misa ko badususurukije isengesho rikagenda neza. Dukomeje rero gushimira abafatanyabikorwa ba Diyoseze yacu ya Ruhengeri bose aho bari, Imana ikomeze ibahe umugisha kandi bahunde uwo mutima wo gufasha.
Turashimira ababyeyi barerera muri ishuri rya ETFOP batugiriye icyizere bakaduha aba bana ngo tubarere. Babyeyi mwahisemo neza kurerera muri iri shuri, turabasaba kudatezuka cyangwa ngo mubuze amahirwe abana banyu. Ni byiza kuzuza inshingano hakiri kare kugira ngo natwe abana banyu babeho bishimye nk'uko mwabibonye uyu munsi. Turashimira inzego bwite za leta, abashinzwe umutekano batuba hafi ndetse n'abashinzwe uburezi mu rwego rw'akarere n'umurenge batuba hafi kandi bagakora uko bashoboye kugira ngo iri shuri ryacu rikomeze ryese imihigo binyuze mu kudukurikiranira hafi ndetse no kuduha ibikenewe byose. Dukomeje rero gushimira abaturanyi beza ba ETFOP mwe mukomeje kwakira neza iyi gahunda nziza ya Diyoseze ya Ruhengeri yo guteza imbere ubumenyi ngiro, mukaba mubanira neza abana b'igihugu barererwa muri uru rugo, bityo mukadufasha gutanga uburere bwuzuye. Barimu beza dukunda, bakozi mwese ba ETFOP, ku munsi nk'uyu nguyu twasuwe n'umubyeyi wacu Nyiricyubahiro Musenyeri, birakwiye ko bashimira imbere ye ukuntu mwitanga ijoro n'amanywa kugira ngo uru rubyiruko turera rubashe gukura mu gihagararo, mu bwenge no ku mutima. Namwe bana bacu tubana umunsi ku wundi, nimwishime munezerwe kuko muri mu biganza byiza. Ndahamya ko mwishimiye uru rugo murererwamo. Ibi byose bibabera impamvu yo kwiga neza no guhura n'Imana umuremyi wa byose. Intego ni ya yindi muri rya jwi ryanyu rihora ritabaza rigira riti, barimu bacu barezi bacu nimundere neza, mure neza, mure neza. Gahunda twahawe n'umushumba wacu wa Diyoseze ya Ruhengeri ni ukurera umwana ushoboye kandi ushobotse. Mu gusoza iri jambo Nyiricyubahiro Musenyeri, twongeye kubashimira uyu munsi n'umwanya mwaduhaye kugira ngo dusangire ibi byiza, kandi tubasabye gukomeza kutuba hafi kugira ngo iri shuri uko rikura mu nyubako, uko rikura mu bikorwa ndetse no mu bindi ritanga, abe ari nako dukomeza gutanga umusaruro mu gihugu ndetse no muri Kiliziya. Mukomeze kugubwa neza. Murakoze Nyiricyubahiro Musenyeri. iyi nifasha mu kuziragira, nifasha mu gutuma zitona. Ndagira ngo unyemerere unkundire ubimera umugisha, nurangiza umurere no kuri no ruhanga rwanjye mubyeyi wanjye narwo umugisha, dore ko mperutse umugisha umunsi mbatizwa. No Gaterero kandi databusha mubyeyi wanjye, ndagira ngo unyemerere banze nkoreshe ikizamini, ndabizi simbagoye mu minota mike cyane, ndebe ko abantu bose bari hano babyishimiye.
ubwo utari buze gutsinda ikizamini turaza kumusohora hanze kuko kuba ari hano. Ndaza gusaba kameramani akora akazi ke afotora beza kuko uburyo ufotora beza ntiyigora. Nuko nashakaga kubabwira ko iyi foto ushobora kuyijyana kuri banki bakayiguhereza mu inguzanyo. Nashakaga kandi kongera kubabwira ko iyi foto ushobora kuyijyana muri Etefope ukigira ubuntu. Ubwo rero Didier Medurabe wumva ntuzongere kusaba minerivare y'ishuri. Barakoze cyane amashyi menshi. Musenyeri umwepiskopi wacu wa diyoseze yacu ya Ruhengeri nyakubahwa Musenyeri Gabin Bizimungu igisonga cy'umwepiskopi wa diyoseze yacu nyakubahwa umuyobozi w'urugo rwacu rwa Etefope ba nyakubahwa abasesrodoti bihayimana ba nyakubahwa abayobozi bo mu nzego bwite za leta babyeyi bacu dukunda ba nyakubahwa abayobozi bo mu nzego bwite z'umutekano bashyitsi bahire n'abanyeshuri dusangiye kurerwa mu rugo rwacu rwa Etefope rwa Mutagatifu Karoli Rwanga mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nakozwe. Mpagaze hano mpagarariye abanyeshuri bose amazina n'Akimana Valentina nkaba niga level 3 FBO ibijyanye n'ubutetsi. Nyiricyubahiro Musenyeri kuri uyu munsi duhimbaje umunsi mukuru w'ishuri turahimbaza Mutagatifu Karoli Rwanga wahoye Imana akiri muto mu gihugu cy'abaturanyi i Buganda. Turashimira kandi ibyiza Imana igenda ihunda urugo rwacu yaba ari ibigaragarira amaso ndetse n'ibyo tutabona ariko bihari. Uyu ni umwanya mwiza wo gushimira Imana ikoresha mwene muntu kugira ngo gushaka kwayo kwigaragaze. Mubyeyi wacu Musenyeri
iyo mwadusuye turishima cyane kandi tuboneraho kubashimira ineza n'urukundo bidahwema kuranga ubutumwa bwanyu muri iyi diyoseze. Kuba mwarashinze uruhongore aho twitoreza umwuga uzatubeshaho ni iby'agaciro gakomeye. Abarezi n'abarimu beza mwadushakiye badutoza ikinyabupfura n'umuntu bifatiye ku ivanjiri. Ayo mahirwe ntabwo bapfa kuyabona mu bigo byose. Tugira kandi n'umwanya wo kwidagadura mu mikino, ibitaramo n'ibindi bidufasha gukura tunogeye Imana n'abantu. Nyiricyubahiro Musenyeri mubyeyi wacu, twabana barererwa muri uru rugo turishimye kandi turabashimira ko mushyize umutima mu kurera neza umwana kuva yinjiye aha kugeza atahanye impamba izamutunga ubuzima bwe bwose. Babyeyi bacu, aha muri urugo rwacu rwa Itefope icyatuzanye ni ukwiga kandi twiga neza rwose. Dufite abarimu bitanga batizigama bakaduha ibyangombwa byose, natwe tugakora ubushakashatsi kugira ngo twinogereze. Turashimira uko badufasha mu myigire yacu, yewe no mu gihe cya etide bakaba baturi iruhande kugira ngo dusubiremo neza ibyo baba bireba twigisha. Turashimira cyane ubuyobozi bw'ishuri kuba baduha umwanya wo kwimenyereza umwuga, bakatujyana hirya no hino mu ngendo shuri kugira ngo tubone ibikenewe ku isoko ry'umurimo, ari naho tuzakorera nidusoza amashuri. Barimu bacu, namwe mwese mugira uruhare mubishimirwe. Igihe twari turi muri primary school twumvaga bavuga ngo runaka yize mu bigo by'abihaye Imana, cyangwa kumva ko umubyeyi ari kuvuga ko umwana we nta handi yakwiga atari mu bigo by'abihaye Imana. Ubu natwe turi kubona ibyo bivuze. Ikinyabupfura dutozwa aha mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya diyoseze ya Ruhengeri, nta gushidikanya nirwo rufunguzo rw'intsinzi mu buzima tuzajyamo nyuma y'ishuri. Mubyeyi wacu Musenyeri, aha dutozwa isuku hose ku mubiri, uniform yacu, isuku aho turara, isuku aho dufatira amafunguro, isuku mu mashuri aho twigira n'ahandi. Dutoza punctuality, ni ukuvuga ko ugomba kuba aho ugomba kuba uri ukahagerera ku gihe, ugakora icyo ugomba kuhakora, then ukahavira no ku gihe cyagenwe. Dutozwa kumenya igihe cyo kuvuga no guceceka, cyane cyane ibyo bita sacred silence, ni ukuvuga kuva saa yine z'ijoro kuzagera ejo mu gitondo dusoje etide. Muri twe hari abahise babishobora, ariko hari n'abandi bikigoye kuko burya ngo akeza karigura. Nyiricyubahiro Musenyeri, kuva tariki 30 z'ukwa kane 2025 muhaye umugisha ya chapelle nziza yacu, iri shuri ryahinduye amateka. Ubu tugira mu misi mu mubyizi kuwa kabiri no kuwa kane isaa 12:30 z'umugoroba. Tugira kandi misa buri cyumweru, aho icyumweru cya mbere n'icya gatatu duhimbariza hamwe igitambo cy'Ukaristiya, icyumweru cya kabiri n'icya kane buri munyeshuri wese agasengera mu idini rye. Tunagira kandi umwanya wo gushengera Yesu uganje mu Ukaristiya ku wa gatanu wa mbere w'ukwezi. Turashimira ubuyobozi mwaduhaye ko bwatwemewe ko iriya chapelle yajya ihora ifunguye, bityo uhanyuze wese agaha icyubahiro Imana. Kugeza ubu ubuhamya burivugira, Yesu agenda atura imitwaro benshi muri twe. Hari abo Yesu ubwe yagiye akura ku ngoyi zari zibaboshye, byose binyuze mu isengesho rituje buri wese atura mu mutima we cyangwa yifatanije n'abandi. Dushimishwa cyane no kubona abarezi bacu buri wa gatatu isaa 7 bateranira muri iyo ngoro basingiza Imana. Mubyeyi wacu Musenyeri, mwarakoze kuduha iby'agaciro mu buzima bwacu. Ubu tugira umwiherero rimwe mu gihembwe udufasha guhura byimbitse n'Imana. Buri kintu hano gitangizwa n'isengesho kigasozwa n'irindi. Aha mu ishuri ryacu tugira imiryango ya Gatolika, urugero nka Legio Maria, Abakarismatike, Abasaveri, Abajek, Abafraternité Notre Dame de Fatima, umuryango w'impuhwe z'Imana, Groupe Vocationnel n'indi ntavuze. Yose dufasha kwitagatifuza
tugakora tunagera Imana n'abantu. Muri uyu mwaka twihaye gahunda nziza yo kuzajya tuvuga rozari ihoraho buri wa gatanu w'icyumweru iyo dusoje amasomo. Icyiza njye mbona kandi dukomeyeho nyiricyubahiro Musenyeri ni ubuvandimwe buturanga, ubwisanzure mu myemerere, kandi byose bigakorwa mu kubahana no kubaha umubyeyi wacu Kiliziya ariyo ngobyi duhetse. Etefope turakataje mu mikino n'imyidagaduro. Nyiricyubahiro Musenyeri mubyeyi wacu muri weekend yashize amakipe 5 yacu yaserukiye intara y'Amajyaruguru mu mikino inyuranye ya kimwe cya munani. Ayo makipe ni football y'abakobwa, handball abahungu, volleyball abahungu, volleyball abakobwa na beach volley y'abakobwa. Ayo makipe yose uko ari atanu yatahanye itike yo gukina 1/4 cya finale ya interscolaire ku rwego rw'igihugu iteganyijwe ku munsi w'ejo no muri weekend ikurikiyeho. Nk'abuzukuru banyu rero Musenyeri, mutwemerere dutetera umubyeyi wacu. Abanyeshuri biga muri iri shuri rya Diyoseze ya Ruhengeri twifuza ko nk'uko abiga ubukanishi bakora pratique mu igaraje ryiza ryacu rihereye kuri Economa Generale, turabasaba ko abiga ububaji bazajya bagira umwanya uhagije wo kwitoreza mu igaraje rya Diyoseze, yewe n'abiga guteka bakabikora kenshi mu mahoteli ya Diyoseze. Mu gusoza iri jambo, munyemerere mu izina ry'abanyeshuri bose turerwa muri uru rugo twongere dushimire umubyeyi wacu Musenyeri washinze iri shuri turererwamo. Turabashimira ibyiza byose mumaze kugeza kuri iri shuri. Turabashimira ko muduhoza ku mutima, by'akarusho turabashimiye ko mwarakoze ibishoboka byose ngo twabuzukuru banyu tubona aho twigira heza muri iyi nyubako mureba ahangaha imbere. Turabashimiye kuba mu rukundo mudukunda, mwarakoze ibishoboka byose tukabona iyi mbuga twahimbarijeho ibirori. Mubyeyi wacu, aha nibishoboka muzadukira ibibuga maze tujye twidagadura. Twabuzukuru banyu mubyeyi dukunda ntacyo twabona gihwanye n'amarangamutima yacu. Gusa twese umuryango mugari wa Etefope, abarezi, abarimu n'abandi bakozi twabageneye urwibutso. Ni impano ntoya ariko yavuye ku mutima w'umwana ukunda umubyeyi we, kandi tuzakomeza tubarera abana beza, turusheho no kwiga cyane ndetse tugere ku ntsinzi nyayo kuko ari byo byaratuzanye. Inkoni y'ubushumba yo mwayihawe na mugengo wabatoye akabagira umwungeri wa Ruhengeri, twe twabageneye akabando muzajya mwicumba igihe mwagiye gusura abakristu batuye kure. Murakoze. Our Lord Bishop, as the whole students, thank you very much to be our father, our family, and also may you be all. Nyiricyubahiro Musenyeri rero mutwemerere, uyu ni umwana urererwa hano, reka twakire umurezi. Ruhengeri, nyakubahwa Musenyeri Vicaire General Diyoseze ya Ruhengeri, basaserodoti beguriye Imana, banyakubahwa mu nzego z'ubuyobozi bwa leta, bashitsi beza, barimu barezi, bana bacu, banje kubasuhuza mugira amahoro. Nitwa Habimana Marike Vivier, nkaba uhagarariye abarimu n'abakozi ba Etefope DSS, abanigisha mu ishami ry'ubukanishi bw'ibinyabiziga. Nyiricyubahiro Musenyeri, kuri uyu munsi mukuru twongeye guhura, tunezerewe cyane turimo kwizihiza Mutagatifu Karoli Rwanga, umurinzi w'ishuri ryacu. Ni umunsi w'ibyishimo, ishimwe, uduha umwanya wo kuzirikana aho twavuye, aho tugeze ndetse n'aho dushaka kugera. Mu by'ingenzi twagezeho muri uyu mwaka wa 2026, turashimira cyane mu cyerekezo mwahaye uburezi gatolika muri diyoseze yacu mu ntego igira iti umwana ushoboye kandi ushobotse. Uyu mwaka tukagira tuti ndera neza, nkure neza, nkore neza. Iyi gahunda nziza yatumye abanyeshuri bacu bagira icyerekezo, abanyeshuri bacu bakomeje gutsinda neza,
aho imibare y'abakomeza muri kaminuza za leta yiyongereye, abakomeza muri kaminuza zigenga nabo bakaba benshi, ndetse n'abakomeza muri kaminuza zo hanze y'u Rwanda. Kuba dukorera mu nyubako nziza cyane, amashuri manini ndetse na workshop zisanzuye byadufashije gutanga amasomo yacu yaba ya teori na pratique ku buryo bwiza. Ingendo shuri z'abanyeshuri muri kampani zitandukanye mu gihugu zibafasha gusobanukirwa neza cyane ibyo biga no kubihuza n'ibikorwa byo ku isoko ry'umurimo. Abafatanyabikorwa b'ishuri bakomeje kudufasha mu bikorwa bitandukanye bikongera imbaraga mu iterambere ry'ishuri. Turashimira by'umwihariko ko inyongera ya 4% mwatwemereye umwaka washize yatangiye gushyirwa mu bikorwa, ubu umukozi wese akaba agenda ayabona uko umwaka ushize. Turashimira ko tubona imyiherero idukomeza kuri roho, ikatugarurira ubuvandimwe n'ubumuntu, tugakora twunze ubumwe muri Kristo nk'abakozi ba ET4 PTSS. Aha ndavuga nk'umwiherero duherutsemo muri foyer de charité dushimira cyane. Turashimira kandi amahugurwa atandukanye tugenda tubona nk'abakozi ba ET4, aho twayakoreye kuri Ines Ruhengeri kuri Artificial Intelligence. Byatubereye byiza cyane, turasaba ko bishobotse byakongera. Nyiricyubahiro Musenyeri, nubwo ibi byagezweho bidushimisha, hari ibitaragenze neza twatwifuza ko byahabwa umurongo. Ubwishingizi bw'abakozi bwarahagaze, bituma kwivuza no kuvuza imiryango yacu biba ikibazo, cyane ko gukoresha mituweli bituma tutabona serivisi z'ubuvuzi ku rwego rwifuzwa. Turabizi ko ubuyobozi bw'ishuri mwaduhaye murimo kubikoraho no kubizirikana, ariko bibashobokeye Nyiricyubahiro Musenyeri byashirwamo imbaraga n'urwego rwa diyosezi rubishinzwe bikihutishwa. Nyiricyubahiro Musenyeri, iri shuri mwadushiriyeho riri mu mashuri make mu Rwanda afite ibikoresho byinshi kandi turabibashimira. Gusa ariko ku isoko ry'umurimo barakataje cyane, uburyo twisanga dutangiye gusigara inyuma bigendanye n'aho igihe kigeze. Aha ndavuga nko ku bikoresho bigezweho, modern equipment, aho ari bike cyane. Aha natanga nk'urugero, mu bukanishi bw'amamodoka turacigishiriza ku modoka ziri manuel, kandi ku isoko ry'ubu ngubu izigezweho ni imodoka za hybrid na electric. Yewe tugeze nko mu ibarizo naho dusanga dufite imashini nyinshi, ariko hari bimwe mu bikoresho tudashobora gukora ku rwego twifuza kubera imashini zimwe na zimwe tudafite. Aha twavugamo nka Tekosaw machine, CNC machine, hydraulic pressure n'izindi nyinshi. Iki kibazo kandi kikaba kigaragara mu madepartementi agiye atandukanye. Tukaba twifuza ko bishobotse ibikoresho dukoresherezaho cyangwa twigishirizaho abana byakongerwa bigasanishwa n'igihe tugezemo, bityo tugashikira imyigishirize iri ku rwego twifuza. Imishahara y'abakozi nayo iracyari hasi ugereranyije n'isoko ry'umurimo, aho abakozi benshi turi kugera ku isoko bikaducanga bitewe n'impamvu zizamuka ry'ibiciro ku isoko. Nanone kandi tukaba twifuza yuko bishobotse imishahara yajijanishwa n'impamyabushobozi abakozi bafite. Amahugurwa y'abakozi aracyari make ugereranyije n'ibyo dukeneye, bikadindiza iterambere ry'ubumenyi bujanye n'igihe. Turifuza ko hashakwa imikoranire hagati y'ishuri, diyosezi, amasosiyete y'imbere mu gihugu n'ayo hanze yacyo, ku buryo bajya badufasha gutyaza ubwenge nk'uko ibindi bigo byateye imbere bigenza mu gukarisha ubumenyi bw'abakozi babyo. Mu gusoza, turashimira Nyiricyubahiro Musenyeri urukundo n'ubwitange budahwema kutugaragariza. Turashimira by'umwihariko ubuyobozi mwaduhaye tubana umunsi ku munsi, ubwitange n'urukundo bibaranga. Ni ikimenyetso ntakuka cya Kiliziya iri mu butumwa. Nk'abakozi ba ET4 twiyemeje gukomeza gukora neza twunze ubumwe, biduha gusenyera umugozi umwe,
mu guteza imbere uburezi bufite ireme no kurera abanyeshuri bafite ubumenyi n'indangagaciro bizabafasha kubaka Kiliziya n'igihugu cyacu. Murakoze cyane. Nyakubahwa executive w'umurenge wa Musanze, nyakubahwa executive w'umurenge wa Shyingiro, nyakubahwa uhagarariye inzego z'umutekano, nyakubahwa padiri Dr. umuyobozi w'uru rugo duteraniyemo, barezi, babyeyi, inshuti, bavandimwe, bana bacu, bashitsi bahire, mbanje kubasuhuza. Yesu Kristo akuzwe. Ngewe basuhuza nitwa Byayesu Etienne, perezida w'ababyeyi barerera muri uru rugo rwa ETFOP. Bereye ku mpamvu twese tuzi neza iduteranije muri uru rugo kuri uyu munsi wa 23 Gicurasi, ukaba ari umunsi ngarukamwaka abagize uru rugo hamwe n'ababyeyi barurereramo ndetse n'abarurerewemo bahuraho bagasabana, twese turangajwe imbere na nyir'icyubahiro Musenyeri, tugasubiza amaso inyuma turebera hamwe uko imihigo yeshejwe ndetse tukanoza ingamba nshya zituma uburezi bwo nkingi y'iterambere ry'igihugu na Kiliziya busagamba. Mumfashe twerekeze ubwenge bwacu ku ntumbero vision nyir'icyubahiro Musenyeri umubyeyi wacu dukunda yari afite mu mwaka wa 2013 ubwo yatangizaga ku mugaragaro iri shuri. Yarihaye intego yo guteza imbere imyuga ritangirana amashami 3 ariyo ubukanishi, ububaji n'ubudozi. Kuri ubu rifite amashami 9 kandi si ubwinshi bwayo gusa dukurikirana umunsi ubundi ubumenyi ngiro buhambaye mu za tekinika abana bacu bakura aha hantu. Uyu mubyeyi yakomeje gukora ubudatuza agamije ko hatagira umwana ucikanwa mu kurerwa. Impamvu mvuga ibi ni uko muri iri shuri hashizweho n'amasomo afasha abantu kwihangira imirimo yigwa mu gihe gito, akaba ari mu masomo afasha cyane abana bacikije amasomo ndetse n'ababihuyemo kera, abakobwa bahuye n'ibibazo bitandukanye mu buzima ndetse n'abagiye bakurwa mu buzererezi bakagarurirwa icyizere cyo kubaho. Mumfashe dushimire umubyeyi wacu nyir'icyubahiro Musenyeri dukesha ibyo byiza bitarondoreka, kandi si amazu gusa ahubwo ireme ry'uburezi butangirwa muri iri shuri ETFOP ririgaragaza. Komite y'ababyeyi rero twaricaye dusanga ari ngombwa gufatanya n'ubuyobozi bw'ishuri tukongera ibigega bifata amazi ku nyubako, bityo ibikorwa remezo byagezweho bikabungwabungwa ndetse n'abana bakabona amazi ahagije bifashisha mu isuku n'isukura. Aha twiyemeje kandi bihita bishyirwa mu bikorwa umusanzu uhwanye n'amafaranga 5,000 kuri buri mubyeyi atangwa ku bihembe kuzageza igihe intego izaba yamaze kugerwaho 100%. Nanone kandi komite imaze kuganirizwa ku bijyanye n'uko inota ryo gutsindiraho rigenda rizamuka buri mwaka, kandi intego yacu ya ETFOP akaba ari ugutsindisha 100%. Komite y'ababyeyi yasanze ari ngombwa ko ishuri ryafata ingamba zishoboka mu gutegura imitsindire y'abanyeshuri mu bizamini bya leta bisoza icyiciro cy'amashuri.
bagategurwa hakiri kare hatangwa amasomo y'inyongera mu masaha atari ku ngengabihe isanzwe ya ETFOP iteganijwe mu mwaka w'ibihumbi 2025 2026 yasanze ishuri ari nta handi hihariye rizakura ubushobozi bwazarifasha mu kongera imbaraga mu gutegurira abana kuzajya basoza amasomo neza babigisha. Yemeje ko icyitwa salary facilitation isanzwe ku babyeyi yavanwa ku bihumbi 10 ikaba ibihumbi 12 y'u Rwanda, kandi nabyo byatangiye gukurikizwa. Ibikorwa ababyeyi duteganya gukora dufatanije n'ishuri. Nyiricubahiro Musenyeri, iyi mbuga mwaboneye abana yaduteye ubwuzu, none turasaba ko mubitwemereye ku bufatanye n'ishuri twahubaka ibibuga bya basket na volleyball mu rwego rwo gukomeza guteza imbere siporo muri uru rugo rwacu. Niba mubitwemereye, ubuyobozi bw'ishuri buzadukorera inyigo, natwe ababyeyi dushakisha ubushobozi dufatanyije n'ishuri. Ababyeyi kandi twihaye intego yo gukomeza kuba hafi ubuyobozi bw'ishuri dukurikirana imibereho n'imyigire y'abana bacu, bityo tugatahiriza umugozi umwe mu iterambere ry'ishuri dukunda ETFOP TTC. Ibyifuzo dufite, Nyiricubahiro Musenyeri, ababyeyi bifuza ko aho bishoboka Kiliziya Gatolika ifite ibikorwa remezo, amahoteli, amagaraje n'ibindi biri muri diyoseze ya Ruhengeri, abana bacu biga muri ETFOP bajya boroherezwa ku kiguzi gisabwa abana bimenyereza umwuga cyangwa ari stage. Ibi twibasabye Nyiricubahiro Musenyeri duhereye ko ahantu henshi stage isigaye yishyura ibihumbi 100 kugira ngo umwana ahakorere stage ukwezi kumwe gusa. Ibi bikaba ari umuzigo ukomeza kuremerera ababyeyi, na cyane ko na minerevare ahari aho iboneka bigoye. Uteterera umubyeyi ntarambirwa. Mutwemereye twongere tubagezeho ko twifuza ko ETFOP yazahindurirwa amateka mu gihe gikwiriye, ikaba ishuri rikuru rya tekinike. Ibi ababyeyi tufitemo indoto zacu, kandi usaba yizeye guhabwa ntarambirwa. Ikindi cyifuzo ni ukongera ibikoresho bigezweho abana bigiraho. Reka dushime Nyiricubahiro Musenyeri kuri uyu munsi hari impano ababyeyi bifuje kubaha, mubitwemereye mwahaguruka tukayibagezaho. Azura mu rugo, burya ababyeyi ndetse n'abana bacu bidukora umutima. Iyo mpano ihebuje Nyagasani yabihereye azayibakomereze. Nyakubahwa Padiri, mubitwemereye mwakwakira impano nk'ikimenyetso cy'icyizere n'urukundo ababyeyi murerera babateguriye kuri uyu munsi. Ndagira ngo mufashe tuboma amashyi. Thank you, the head of the parents, to give the gift to our father, Remedy Didier, and also to his Lord Bishop. Uhagarariye inzego z'umutekano, abihaye Imana, abasaseridoti, abashyitsi bahire, barezi, babyeyi, bana bacu,
turabashimiye cyane. Imana ibane nawe. Ababikira n'abandi bihaye Imana, abayobozi mu nzego z'umutekano, nyakubahwa ushinzwe uburezi mu murenge wa Musanze, gahunda y'uyu munsi, banyakubahwa ababyeyi, ariko by'umwihariko hari igihe twibeshya, namwe banyakubahwa abanyeshuri, ko uko byagenda kose ntabwo tuzagumya muri iyi myanya. Dukeneye abazavamo abasenyeri, abapadiri, dukeneye abazavamo abayobora inzego bwite za leta. Nimwe baragwa rero n'ibi byose byiza biba bikorwa, kuko nimwe muzaba mwicaye muri iyi myanya ejo cyangwa ejo bundi. Nagira ngo banze nshime ubuyobozi bw'iri shuri, by'umwihariko nyiricyubahiro Musenyeri kuba mwaradutumiye muri ibi birori. Ndabashimira kandi ibikorwa by'indashyikirwa ishuri ryagezeho uburezi muri rusange, cyane cyane duhereye n'aha hantu twicaye ubwaho, kuko harahesha ishema diyoseze ndetse harahesha na leta icyubahiro. Mwarakoze cyane rero nyiricyubahiro Musenyeri, ariko amashyi yacu nk'umuyobozi ntahagije. Ndagira ngo rwose mumfashe abantu bari aha mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere mpagarariye, iry'umurenge n'iryanjye bwite, duhe nyiricyubahiro amashyi kuba yarabashe gukora igikorwa remezo nk'iki ngiki gikura umwana w'u Rwanda ku rwego runaka kikamugeza mu rundi. Nyiricyubahiro Musenyeri, ntimwanarekeye inyubako gusa, ahubwo mwashyigikiye ukuzamura impano nyinshi zirimo iza siporo n'izindi abana bahoze batugaragariza aha ngaha, zirimo ubuhanzi no gususurutsa ibirori nk'ibi byose. Ariko mukaba mumaze no kutugaragariza nyakubahwa padiri umuyobozi w'uru rugo ko ejo bundi mwanahagarariye intara muri disipurine 5 zose. Nabyo baneza amashyi tubibashimire nyiricyubahiro Musenyeri. Nyiricyubahiro Musenyeri rero, iri shuri umaze kurigira ubukombe, ryabaye rutavugwa ibihimbo kuko risanganywe imihigo. Ariko nanone banyakubahwa ari aha ngaha ababyeyi, n'umusizi burya ngo yarasize arangije aravuga ati kurya mucurwa n'inyundo ziramye. Iri shuri rero ribaye ubukombe kuko nyakubahwa Musenyeri muyoboye ku ruhembe, kandi mukamenya kurihitiramo abayobozi beza bahuje n'icyerekezo mwaryifuzagaho. Turaryifuriza rero nk'ubuyobozi bwite bwa leta ko rikomeza kuba ubukombe n'ingangare y'isata ya Sabahizi muri uru ruhando mpuzamahanga rw'imihigo, kuko mwumvise ko rimaze kugera ku rwego mpuzamahanga kubera umubare w'abanyeshuri ryakira baturutse mu bihugu, bahereye ku bihugu by'ibituranyi. Banyeshuri rero, namwe mukomeze gusigasira ubuzima nk'igishoro gikuru cy'uyu munsi n'ejo hazaza. Mwimakaza umuco wo guhiganwa, ikinyabupfura, ubunyangamugayo no kwihangana. Muba abanyabigwi mu nkingi zinyuranye, ariko mwirinde ibyakwangiza ubuzima bwanyu nk'ibiyobyabwenge cyangwa se inda ziterwa abangavu. Abahawe amasakaramentu nanone mukomeze gukura munogeye Imana n'abantu, musigasire ubumwe bw'Abanyarwanda. Ariko nongere mbibutse ko ishuri ryarabasize n'ubu riracyabasiga, muzavane hano imihigo yo kwinogereza, kuko aho muzajya ni heza, ariko mukwiye kuzahitwara neza. Nyiricyubahiro Musenyeri, turabashimira nanone imbaraga n'amikoro mushora mu burezi, mu kuzamura impano ku rwego rw'igihugu nk'uko byahoze mu mashuri ya Kiliziya Gatolika, ndetse mukaba mwakomeje kwerekana ko mushyigikiye ko iki kigo cyakomeza kwiyubaka mu bikorwa remezo ndetse n'ibikoresho binyuranye. Babyeyi rero, icyo tubasaba nanone ni ugukomeza
kuganira ishuri, ariko nanone mukanubahiriza ibyo ribasaba, kuko buriya n'umubyeyi wese wonsa ntiyakonsa atafashwe neza. Ni ukuvuga ngo rero natwe iby'ishuri ridusaba dukwiye kuba tubitanga kandi bikabonekera ku gihe, kugira ngo abana bacu bakomeze gukura banogeye Imana n'abantu. Icyubahiro Musenyeri rero numvise ari abanyeshuri n'ababyeyi hari ibyo bagiye basaba, ariko ndemera neza ko gusaba nanone bifitanye isano no gusenga, kandi nabo basabye nk'abasenga. Icyizere nabaha n'ubwo atari ibyo ubisubiza, ni uko ubusabe bwageze mu biganza bigaba, kuko dushagaye umushumba udasaba uwe yimye, binavuze ko atakwima uwamuhaye. Twebwe nk'ubuyobozi rero murabizi akacu ntikiburira, ibi bibaye mu gihe twugarijwe n'icyorezo cya Ebola mu gihugu cyane cyane cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nanone iyi mbaga iri hano nongere mbibutse ko twakumvira inama tugirwa n'abatuyobora cyane cyane muri gahunda z'ubuzima, tukashishikarira kuzishyira mu bikorwa, ariko twakumva n'abantu baramuka bavuye hakurya hariya tugatanga amakuru kugira ngo nabo babashe gukurikiranwa no gusuzuma mu gihe byaba bibaye ngombwa, kuko icyo cyorezo kiramutse gikwirakwiye ibi twishimira byasenyuka, ndetse n'iyo byagumaho ntitwazubaka ibindi. Ndashima rero nanone kandi mbizeza ko tuzakomeza gushimangira ubufatanye bwa leta na kiliziya, kuko tubanye neza, kandi nyiricyubahiro Musenyeri tuzaharanira no kwitabira ibirori igihe cyose muzaba mwadutumiye, ariko ubu turashyiraho n'akacu dusobanurire abatumiwe ntibaze igihombo baba bagize kandi aribo babyiteye. Turabizeza rero ubufatanye bw'akarere n'umurenge wa Musanze kandi buhoraho mu gihe icyo mwasaba cyaba kiri mu bushobozi bwacu, kandi tuzabikora. Mugire amahoro y'Imana. Hagati aho rero nk'uko nabivuze hari na envelope umuyobozi wacu yabateguriye, ndagira ngo uhagarariye abarimu muri rusange yegere imbere ayakire aze no kuyibashyikiriza. Icyubahiro Musenyeri, by'ukuri turabashimira uburyo ki mukomeza kutuba hafi, ndetse muri rusange abarimu bacu nabo barishima iyo babona
Nagira ngo ababyeyi duteraniye hano, abana bacu aho muri, ndagira ngo twongere duhuze umutima, duhuze ibiganiro bari kuganirira mu matsinda n'abahagaze batari muri serivisi, twongere duhuze amashyi dushimire abamaze kugira icyo batubwira. Buri wese mbona ibiganza. Nyuma y'ayo mashyi rero ndagira ngo mbatumire buri wese mu mutuzo, twongere dutega amatwi impanuro z'umubyeyi wacu duhoza ku mutima, tumutega amatwi dutuje. Abari kugenda bajya hirya no hino babe baritse, turakomeza kuko ntabwo turasoza. Murakoze. Kuri uyu munsi mukuru turashimira Imana ibyiza idahwema kutugirira, ibinyujije muri iri shuri rya ETFOP. Icyo naheraho ni ubuhamya. Ndagira ngo bahe ubuhamya uburyo nabonye iri shuri muri iyi myaka 14 iri gushira. Ibigaragarira bose, iri shuri ETFOP ni ishuri rikura kandi rikura neza. Ni ishuri ryiza, buri mwaka tuba dufite ibyiza twishimira.
ni ishuri rikunzwe riganwa n'abantu baturutse hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga. Ni ishuri ryagaragaje ibigwi byinshi kuva ryashingwa. Ni ishuri rifite icyerekezo cyiza, ishuri rifite abafatanyabikorwa beza bafite imbaraga, ishuri ryagize kandi rikomeje kugira abayobozi beza n'abarezi bitanga batizigama, ishuri riganwa n'abanyeshuri benshi kandi beza bazi neza ikibazanye, hakaba guhuza kwiga, kwiyubaka mu mubano wabo n'Imana, gukuza impano, kwidagadura, gukora siporo no kurushanwa n'abandi, agateza imbere Kiliziya n'igihugu. Bikaba bijyanye rero n'imyumvire myiza ya Kiliziya mu bijyanye n'umurimo. Nk'uko mubizi, Imana niyo yakoze umurimo wo kurema ibiriho, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere. Irema muntu yamuhaye n'inshingano. Imwe muri izo nshingano ni ukugira isi nziza binyuze mu murimo unoze. Ihereye kuri ibyo byanditswe bitagatifu, Kiliziya Diyosezi yacu ya Ruhengeri yigisha ko umurimo wa muntu ukorwa ku buryo butaziguye n'abantu Imana yaremye mu ishusho ryayo, kandi bose bakaba bahamagariwe gukomeza umurimo w'iremwa bagenga isi nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro. Umurimo rero ni itegeko, kuko niba hari udashaka gukora ajya areka no kurya. Ibyo tubisanga mu ibara wa kabiri Pawulo Mutagatifu cyangwa Abanyatesaloniki umutwe wa 3 umurongo wa 10, ndetse n'ibaruwa ya mbere yandikiwe Abanyatesaloniki umutwe wa 4 umurongo wa 11. Umurimo rero uhesha icyubahiro ingabire z'Imana n'impano umuntu yahawe. Umurimo ushobora kuba inzira yo kwitagatifuza n'iyo gutunganya iby'isi tumurikiwe na Roho wa Kristo. Umurimo akaba ari ikimenyetso kiranga ubucuti bw'umuntu n'Imana, kuko yamushyize muri ubwo busitani ngo abuturemo, abuhinge kandi aburinde. Muri make rero, umurimo si igihano cyakatiwe mwene muntu, ahubwo ni ubufatanye buri hagati y'umugabo n'umugore bafitanye n'Imana mu gutunganya isi, banonosora ibiremwa bigaragara. Ndagira ngo mbashishikarize rero, mu gihe dukora umurimo, gufatira urugero kuri Yosefu Mutagatifu, umugabo w'intungane n'umunyangamugayo, waranzwe no kwiyoroshya, gukunda umurimo no kwita ku muryango we. Ndabashishikariza mwese gukorana umurava, urukundo n'ubwitange, hirindwa ubunebwe,
kandi bikajyana no kubungabunga iby'Imana yaremye, kimwe no guharanira gukora ibikorwa byiza byubaka isi nziza ibereye abayituye. Ndizera ko ubwo mwumvise icyo cyerekezo cya Kiliziya mu bijyanye n'umurimo, ubutumwa burebera ishuri ryacu burumvikana, naho tugomba kongera imbaraga hakaba humvikanye. Barimo barezi, mukurikije urugero rwa Yosefu Mutagatifu, mwitangira umurimo mushinzwe wo kwigisha, kwereka no kwerekera abana bacu. Birabasaba kurangwa n'urukundo bijyana no kuba hafi y'abanyeshuri, kubitaho, bikajyana no kwita kuri buri wese mu mwihariko we, ntabwo ari rusange cyangwa ikivunge. Umwana mujye mufata mu mwihariko we. Aba bana bacu bagenda bafite amateka atandukanye, ndetse n'uko imiryango ibihagaze ntabwo yose ihagaze kimwe. Turifuza ko muri uru rugo umwana uhageze yakwitabwaho mu mwihariko we. Uwihuta bakamufasha kurushaho, ufite intege nkeya bakamwitaho by'akarusho, ugenda buhoro bakamuherekeza. Ibanga rero rigomba kuranga abarezi muri iri shuri akaba ari ugukunda abana murera, no guhora muharanira ko ahari agatambwe, buri gihe bagira agatambwe batera bajya mbere. Aha rero ndagira ngo nshimire abantu bose bafite uruhare mu burere bwa hano muri iri shuri ryacu. Ndazirikana abayobozi ko bagiye basimburana, bazirikana abarezi ko bagiye basimburana, bazirikana ababyeyi batwizera tugafatanya, bazirikana ubuyobozi bwa leta, akarere kacu ka Musanze, umurenge wacu wa Musanze, n'abandi bayobozi mu nzego zose, inzego bwite za leta n'iz'umutekano. Ngashimira abafatanyabikorwa mu mpande zose, urukundo rugaragara mu bwitange mu gufasha iri shuri kujya mbere, kandi ibikorwa birivugira. Mu magambo yavuzwe rero hagaragaye ibyo twishimira, ariko hanagaragaye aho twakongeramo imbaraga. Muri uyu mwanya ntabwo nasubiza ikibazo ku kindi, ariko hari icyo nabasezeranya. Icyo nabasezeranye ni uko dushingiye ku bufatanye bw'abantu bose bafite uruhare muri iri shuri, buri kibazo kizabonerwa igisubizo mu gihe gikwiye. Mu gusoza rero, bashyitsi bahire, ndabashimira mwese, ndabashimira uburyo mwitabiriye uyu munsi mukuru, bigaragaza urukundo mufitiye uru rugo. Ndashimira abafatanyabikorwa bose, ariko ku buryo bw'umwihariko mumfashe dushimire Mizeroro, yafashije iri shuri kuva rigishingwa, kuva mu ntangiriro, mu kudufasha kubona ibikorwa remezo, kudufasha kubona ibikoresho bigezweho, n'inama nziza badahwema kutugirira. Icyo nakongeraho kireba abana bacu
nuko bana bacu ntimugapfushe ubusa aya mahirwe mufite yo kwiga mu ishuri nk'iri ngiri rya ITFOP. Munyemerere rero mu gusoza, ndazirikana ko turi mu mpera z'umwaka w'amashuri 2025-2026. Mboneyeho kubifuriza gusoza neza uyu mwaka. Mu mpera z'uyu mwaka buri wese azaba yateye intambwe ajya mbere, muzawusoze mwerekana umusaruro mwiza ku mpande zose, ari ubumenyi, ari ubushobozi, ari no mu ndangagaciro n'ibindi byose bibubaka, kugira ngo muzigirire akamaro, mukagirire igihugu, mukagirire kiliziya. Imana ikomeze kutuba hafi mu butumwa duhuriyeho wo kwirerera abana bayibereye. Murakarama. Yego.